ndagira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana rivuga ko gusenga ari urugendo. Gusenga ni urugendo, kandi bitewe n'ukuntu umuntu agenda asenga ava ku rwego rumwe ajya ku rundi rwego. Kandi urwego rwose umuntu agezeho agomba kugira uko asenga. Haleluya. Haleluya. Iyo dusenga tuba turimo gukora urugendo dusanganira Imana. Umuririmbyi wa 62 mu Gakiza aravuga ngo umutima w'umuntu ujya imbere y'Imana. Umutima w'umuntu ujya ugenda ugakora urugendo ukagera imbere y'Imana. Mwene data, ndagira ngo nkugire inama mu gusenga kwawe. Ntukemere gusoza cyangwa se kurangiza gusenga utumva ko wageze imbere y'Imana. Haleluya. Kuko gusenga ni urugendo. Tugiye gusoma muri Luka igice cya mbere, turasoma duhereye ku murongo wa 5. Ijambo ry'Imana avuga ngo ku ngoma ya Herode umwami w'i Yudaya hariho umutambyi witwaga Zakariya wo mu mugabane wa Abiya, wari ufite umugore wo mu bakobwa ba Aroni witwaga Elizabeti. Bombi barabakiranutsi imbere y'Imana, bagendera mu mategeko n'imbaraga by'umwami Imana byose, ari inyangamugayo. Ariko ntibagiraga umwana kuko Elizabeti yari ingumba, kandi bombi bari bageze mu zabukuru. Murongo wa 8. Nuko ubwo Zakariya yari agikora umurimo w'ubutambyi imbere y'Imana, kuko umugabane we utahiwe n'igihe, ubufindo buramufata nk'uko umugenzo w'abatambyi wari uri, ngo ajye mu rusengero rw'Uwiteka kosa imibavu. Mwumve murongo wa 10. Muri icyo gihe cyo koserezamo imibavu, murimo kumva, rubanda rwasengeraga hanze. Mwumvise ayo magambo. Muri icyo gihe cyo koserezamo imibavu, rubanda ngo rwasengeraga hehe? Hanze. Maze marayika w'umwami Imana amubonekera ahagaze iburyo bw'igicaniro cy'imibavu. Zakariya amubonye arikanga agira ubwoba, ariko marayika aramubwira ati witinya Zakariya, kuko ibyo wasabye byumviswe. Umugore wawe Elizabeti azakubyarira umuhungu, uzamwite Yohana. Azakubera umunezero n'ibyishimo, kandi benshi bazanezererwa kuvuka kwe. Amen. Amen. None ngo muri kino gihe cy'uyu mutambyi Zakariya, bakoraga ngo ubufindo kugira ngo bamenye umutambyi uza kwinjira mu rusengero rw'Imana, kugira ngo ajye kosa imibavu, akore imihango yose yo mu rusengero. Noneho ubufindo bufata Zakariya n'uwari utahiwe gukora uwo murimo. Noneho Zakariya yinjira mu ihema ry'ibonaniro. Mu ihema ry'ibonaniro, icyumba cya mbere nk'uko tubimenyereye hitwaga ahera. Hanyuma ahera habaga imeza iteretseho imitsima 12, buri muryango w'Abanyesirayeli wari uhagarariwe. Haleluya. Hanyuma ku rundi ruhande hari igitereko cy'amatabaza. Hirya wegera umwenda ukingiriza ahera cyane ndetse n'ahera, niho habaga igicaniro cy'imibavu, kandi cyari kimutwaye kwari ukujya kosa imibavu. Rero Zakariya yinjira muri iryo hema, yinjira ahera, arenga ameza y'imitsima, arenga ku gitereko cy'amatabaza, yigira neza kuri cya gicaniro cy'imibavu, kuko yaragiye kosa imibavu. Zakariya rero ngo ari aho ngaho, marayika niwo ngo yaje aramubonekera. Ariko ijambo ryatubwiye ngo rubanda, ngo muri icyo gihe rubanda ngo rwo rwasengeraga hanze. Haleluya. Igihe kimwe nari ndyamye maze gusenga,
noneho kwa kundi agatotsi kaba kagiye nko kugufata, numva ijwi riravuze ngo Luka igice cya mbere umurongo wa 10. Luka igice cya mbere umurongo wa 10. Noneho ndabyuka mpita mpasoma. Reka nongere masome. Muri icyo gihe cyo koserezamo imibavu, rubanda rwasengeraga hanze. Noneho nibaza kuri ayo magambo ngo rubanda rwasengeraga hanze muri icyo gihe cyo koserezamo imibavu. Hanyuma maze kuhasoma, noneho ntangira kwibaza, ese iri jambo muri rusange riravuga ku biki? Niko gusoma hano hantu hose iyi nkuru yose ya Zakariya. Hanyuma mbona ko Zakariya we yari mu rusengero, yari imbere mu rusengero, ariko ngo rubanda ngo rwasengeraga hanze. Mbona yuko gusenga bene data ni urugendo. Zakariya suko hanze atigeze ahagera. Hanze ni naho yahereye, ariko yegera ihema ry'ibonaniro ndetse yinjiramo, arangije agera hahandi ho kosereza imibavu. Noneho ndimo kwibaza kuri iryo jambo n'ibyo Imana irimo gushaka kumbwira. Imana irambwira iti abantu benshi basengera hanze. Yamara gusenga akumva yuko aha arangije, ariko abantu benshi ntibanyegera ngo baze imbere yanjye. Yesu ashimwe cyane. Twahereye kuri ya ndirimbo nababwiraga ya 62 mu Gakiza, ivuga ngo umutima w'umuntu ngo ujya imbere y'Imana, ngo ugakomanga urugi, ngo ujya kubona kureba Imana. Rero umutima w'umuntu ni ujya imbere y'Imana, ni ukora urugendo ushaka Imana, ushaka kureba Imana. Kandi iyo ugeze imbere y'Imana ukomanga urugi. Haleluya. Bene data, ntukemere kurangiza gusenga, ntukemere kurekeraho gusenga utabanje kumva yuko koko kugeze imbere y'Imana, kugeze ku rwego rwo gukomanga urugi kandi ugakingurirwa maze ukinjira imbere y'Imana. Nigeze kuvuga kuri uko gukomanga, yuko gukomanga bishatse kuvuga ngo ni hahandi ugera imbere y'Imana, kandi imbere y'Imana haba hari ibizima bine, haba hari abamarayika, haba hari abakuru 24. Abo bose baragusuzuma mbere y'uko ugera imbere y'Imana, kuko buri muntu wese ntabwo yemererwa kugera imbere y'Imana. Imana kugira ngo ugere imbere y'intebe yayo, kuko Imana irera cyane, gukomanga ni ugusuzumwa n'ibyo binyabizima bihora biri imbere y'Imana. Bibereyeho iki? Bibereyeho kurinda kwera kw'Imana. Nta kintu na kimwe gishobora kwegera Imana ngo kigere imbere y'Imana kitabanje gusuzumwa n'ibyo binyabizima byaremwe n'Imana kugira ngo birinde kwera kw'Imana. Haleluya. Ni nyuma yo gusobanukirwa aya magambo, nashatse Imana mara iminsi sinibuka niyo ariyo, ariko nigeze gushaka kwegera Imana cyane. Numva nshatse kubona Imana, numva nshatse kugera imbere y'intebe y'Imana. Igihe kimwe byambayeho, kandi numva koko ndimo kugenda nkora urugendo. Numva ngeze koko imbere y'ibyo bizima bine, imbere y'abakuru 24. Hanyuma mpageze nibaza uburyo ndi bwijire mu bugingo bwanjye, umutima wanjye, mu mwuka wanjye narabyumvaga. Mbona imbere yanjye hateretse ibizima bine, mbona abamarayika bazengurutse intebe y'Imana, mbona abakuru 24. Ariko imbere yanjye hagati y'ibyo byaremwe, numvaga yuko hari ukubaho kudasanzwe, kandi numvaga yuko umuntu ashoboye kurenga bino byaremwe birinda kubaho kw'Imana, koko yakwinjira ahantu hadasanzwe. Haleluya. Amen. Mageze numva nsa nkaho ndimo kubuzwa gukomeza urugendo, ariko nibuka yuko aho hantu mpibukira ko amaraso ya Yesu Kristo ariyo ampesha gukiranuka imbere y'Imana.
ntangira guhamagara amaraso ya Yesu Kristo, ntangira kwinginga Imana, mbwira Imana nyemerera kuza imbere yawe kubw'amaraso y'umwana wawe, umbonere undebere mu maraso y'umwana wawe. Kubera ayo magambo no kubera kumva koko nshaka kwegera Imana, ariko no kumenya yuko ntabiheshwa n'imbaraga zanjye, ahubwo mbiheshwa n'amaraso ya Yesu Kristo, ngiye kumva numva ndatambutse. Yes. Numva negereye Imana. Amen. Ngiye kumva numva Imana iranteruye, numva Imana inshyize ku bibero. N'abantu kwicara ku bibero bya Yesu, aho ni naho namenye yuko Imana ari imwe. Wanjye. Ni naho namenye yuko Imana ari imwe. Kuko nahoraga mfite ikibazo nibaza, ese ko numva abantu bavuga ngo Imana Data, Imana Mwana, Imana Mwuka. Aho niho namenye ibanga ry'ishusho y'Imana. Niho namenye yuko Imana Data bivuze umutima w'Imana. Ni naho namenye yuko Imana Mwana bivuze ubwenge bw'Imana. Ni naho namenye yuko Imana Mwuka bivuze imbaraga z'Imana. Haleluya. Haleluya. Aho ngaho ngiye kwicara mbona intebe y'Imana nimwe, ntabwo ari eshatu, ahubwo nimwe. Kandi ndi kumwe n'uwo nguwo ku bibero bye, menya yuko ari we Mana, kandi menya yuko muri we harimo Yesu Kristo, muri we harimo Data, kandi muri we harimo Mwuka. Yesu nashimwe cyane. Niyo mpamvu kenshi muzanyumva n'aya magambo yo kuvuga ishusho y'Imana, ubutatu bw'Imana. Haleluya. Haleluya. Rero bene data, Zakariya impamvu yabonekewe na marayika, Zakariya yarageze imbere y'intebe y'Imana, ari hafi kuhinjira, ari imbere ya yarido yakingirizaga hera cyane na hera. Rido, iyo rido ngo yari ishushanyijweho abamarayika. Mose Imana imubwira kurema ihema ry'ibonaniro, yamubwiye ibintu byose bagomba kugenda bakora. Rero iyo rido cyangwa se uwo mwenda ukingiriza hera bagombaga kuba bawushushanyijemo abamarayika. Bivuze iki? Bivuze yuko mu buryo bufatika Imana yashakaga gusobanurira abantu yuko iyo umuntu ageze kuri uwo mwenda ubusa nkaho ugiye kwinjira imbere y'Imana. Ariko mbere yuko winjira imbere y'Imana hari ibyaremwe ugomba kubanza gucaho. Niyo mpamvu umwenda warushanyijeho abamarayika. Yesu nashimwe cyane. Amen. Mwibuke Zakariya we ntabwo yageze neza imbere y'Imana, ahubwo marayika Imana yaramutumye ngaze amuzanire ubutumwa. Aramubwira ati witinya, ati kuko amasengesho yawe yarumvishwe. Kandi Zakariya na Elizabeth ngo bari mu zabukuru, bari abasaza. Elizabeth yaratagishobora kubyara mu by'ukuri, ariko marayika aramubwira ati amasengesho yawe yarumviswe, ati umugore wawe azasama inda, azabyara umuhungu, uzamwite Yohana. Haleluya. Ni ukuvuga ngo icyifuzo cyose wagira mwene data, ntukemere kugarukira hanze y'ihema ry'ibonaniro. Jya ushaka gusenga mpaka ugeze imbere y'Imana, ubwira Imana cya kindi n'ubundi ushaka wavugiye hariya hanze y'ihema ry'ibonaniro. Ariko mpaka ugeze imbere y'Imana ufite ikintu kimwe ukomeza kubwira Imana. Yesu nashimwe. Kandi ubugingo burabyumva. Iyo urimo kugenda ubugingo bwawe burabyumva, urabimenya yuko utagitekereza kubikuzengurutse. Urabimenya yuko abantu muri kumwe utakiribo kureba umusatsi wa mugenzi wawe ngo uwiteho cyane ugutwara ibitekerezo, wibaze umwenda yambaye. Urabimenya mwene data yuko utakiribo gutekereza mu rugo ko wasize uko biri. Haleluya. Yuko utakirimo gutekereza ikibazo cyawe, ahubwo ko muri wowe wumva kubaho kw'Imana, wumva ubwiza bw'Imana, wumva ukunze Imana, wumva ko kuri wo gushaka Imana. Kandi muri uko gushaka Imana ugera ahantu ugatangira kumva yuko ugeze imbere yo kwera kw'Imana, ukumva yuko urimo kwinjira ahantu hadasanzwe kandi urimo kugira ahantu urimo kuva.
hanze y'ihema ry'ibonaniro ni muri bwa buzima busanzwe, muri bya bitekerezo by'ibisanzwe by'ubuzima bwa buri munsi ubamo, muri bya bibazo uba ufite, mu kureba abandi uko bambaye, mu kureba abandi uko bameze, ukabitekerezaho bikagutwara ibitekerezo. Aho ni hanze y'ihema ry'ibonaniro. Ariko utangiye kwinjira mu cyumba cy'ahera, utangira gutekereza ku ijambo ry'Imana, ugatangira kwibuka imbaraga z'Imana, ugatangira kwibuka ineza y'Imana, ugatangira kumva wuzuye kubaho kw'Imana umwuka wera, ugatangira guhishurirwa ibintu utari usanzwe uzi. Yesu nashimwe. Kuko ahera hari hateretse imitsima, kandi imitsima ivuza ijambo ry'Imana. Iyo utangiye muri wowe kumva wibutse ijambo ry'Imana, iyo utangiye kumva urimo guhishurirwa ijambo ry'Imana, iyo utangiye kumva wuzuye imbaraga muri wowe, kuko hari hateretse n'igitereko cy'amatabaza, kandi bivuza umwuka wera. Iyo utangiye kubona kwerekwa muri wowe cyangwa se guhishurirwa, bivuze yuko umwuka w'Imana atangiye kugenda guhishurira. Ariko ibyo nabyo ntibihagije. Ugomba kwegera Imana, ukagera imbere y'Imana koko, ukicara imbere y'Imana. Haleluya. Hahandi Mariya yari yicaye, Marita yari hanze y'ihema ry'ibonaniro arimo kwita ku byo mu rugo. Mariya ngo yari yicaye ku birenge bya Yesu. Haleluya. Ngo ngombwa ni kimwe, icyangombwa ni kimwe, niko Yesu yamubwiye ngo icyangombwa ni kimwe. Ngo kandi Mariya ngo yahisemo umugabane mwiza, yahisemo umugabane mwiza atazigera yakwa. Mwene data, kwegera Yesu, kwicara imbere y'Imana ni umugabane mwiza iyo umuntu yawuhisemo, kandi ni amahitamo nyine y'umuntu. Ese mwene data, ujye uhitamo gushaka Imana ngo uvugane nayo cyangwa se uyumve uri kumwe nayo, apana kuyumvira hanze cyangwa se kuyibwirira hanze, ahubwo ukayibwirira hanze ariko wumva yuko n'ubundi ushaka gukomeza gukora urugendo. Uko nababwiye ngo gusenga ni ugukora urugendo, gusenga ni urugendo rutuvana hanze rutujyana imbere y'Imana. Yesu nashimwe cyane. Rero muri kino gihe Zakariya we yarageze kuri wa mwenda ukingiriza ahera cyane, aho bosereza imibavu. Aho ngaho ngo niho marayika yamubonekeye, arangije amubwira iby'isezerano. Impamvu bene data dutinda gusubizwa, nibaza yuko kimwe mu bituma bimera gutyo biterwa naho dusengera. Ndibwira yuko Zakariya iyo nawe asengera muri rubanda, iyo asengera hanze y'ihema ry'ibonaniro, Zakariya ntabwo yari kubona isezerano cyangwa se ibyo yasengeye, ibyo yasabye bisohozwa. Ariko kuko Zakariya yageze imbere, abasha kwinjira aba marayika baba bari, Imana ibwira marayika iti genda umubwire uti ibyo wasengeye byose byarumviswe. Ahanini umumarayika Imana igituma kugira ngo ajyane ubutumwa ni marayika Gaburiyeli. Ndibaza yuko yari Gaburiyeli n'ubundi. Yesu ashimwe cyane. Ariko ngo rubanda ngo rwasengeraga hanze. Mwene data, wowe urasengera hehe? Iyo usengeye hanze wumva yuko bihagije? Ntabwo bihagije. Ukwiriye kurenga hanze, ukinjira mu ihema, ukinjira ahera, ndetse ukaba wanakwinjira ahera cyane. Reka dusome Zaburi nsoza ya 91. Mwumva ukuntu ivuga. Murongo wa mbere uravuga ngo uba mu rwihisho rw'isumba byose azahama mu gicucu cyishobora byose. Mwumva ayo magambo. Uba mu rwihisho rw'isumba byose. Mu rwihisho rw'Imana ni hehe? Mu rwihisho rw'Imana ni mu mababa y'Imana, ni mu kubaho kw'Imana, ni imbere y'Imana. Umuntu uri imbere y'Imana aba ari mu rwihisho, aba yihishe. Nta kintu gishobora kumukoraho, nta kintu gishobora kumunesha, nta kintu na kimwe cyamukura aho hantu. Niyo mpamvu Yesu yabwiye Mariya ngo uyu nguyu ahisemo umugabane mwiza kandi atazigera yakwa. Nta kintu gishobora kugukuraho icyo kintu, nta kintu gishobora kugukura aho hantu imbere y'Imana. Iyo wahageze mwene data, uba uri mu rwihisho rw'Imana. Satani ntiyahagera, abanzi b'Imana ntibahagera, imyuka mibi ntiyahagera, abarozi ntibahagera. Aho ngaho
ni mu mahoro, ni mu byishimo, ni mu munezero byiteka. Amen. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ariko hari n'irindi jambo ahangaha bavuze ngo umuntu uri aho hantu mwumva ngo uba mu rwihisho rwisumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Mu yandi magambo, niba ushaka imbaraga z'Imana ko zikora igitangaza mu buzima bwawe, egera Imana ugere mu rwihisho rw'Imana, kuko mu rwihisho rw'Imana niho haba imbaraga zishobora byose. Haleluya. Amen. Nicyo kintu naje gusobanukirwa. Naje kumenya yuko njyewe iteka ni ikintu ngerageza kupracticinga. Iyo mfite mu mutima wanjye ikintu nshaka gusengera, nshaka yuko ikintu kiba, nifuza kwegera Imana nkagera ku Mana. Kandi ahanini njyewe nkunze kujyanwayo no gusobanuza Imana ijambo ryayo. Ariko iyo menye yuko ngeze imbere y'Imana gutya, kuko nzi neza yuko mu Mana cyangwa se imbere y'Imana hari ugushobora byose, hari ukumenya byose, mpita mbaza Imana, ariko ririya jambo rishatse kuvuga iki? Wansobanuriye neza. Kandi aho ngaho nyine niho mbonera gusobanukirwa yishurirwa ryose. Bene data, zimaze imyaka myinshi n'umugore we Elizabeth bifuza, barasabye Imana umwana ariko batabona. Ariko umunsi Zakariya yageze imbere y'Imana, yageze hahandi kuri wa mwenda ukingiriza ahera cyane, ageze aho hantu bene data, cya cyifuzo basengeye imyaka myinshi. Murumva abangaba bari bamaze kugera mu zabukuru, bari bamaze gusaza. Ariko umunsi Zakariya yashoboye kwegera imbere y'Imana, niho icyo yasengeye cyose, icyo basabye, icyo bifuje ku Mana, nibwo babonye gisohora. Bene data, birashoboka yuko impamvu udasubizwa, birashoboka yuko impamvu Imana suka itakumva, ariko hari ahantu haba imbaraga zishobora byose, hari imbaraga zikora byose. N'ahandi ni imbere y'Imana. Mwene data, reka kugarukiraho. Niyo mpamvu uba ugomba gutitiriza, niyo mpamvu uba ugomba gutitiriza. Iyo ukomeje gusenga mwene data, iyo ukomeje gutitiriza, buhoro buhoro uba urimo kugenda. Ariko iyo ubasha no kwisuzuma muri wowe, ubasha kumenya yuko hari ahantu urimo kurenga, hari n'ahandi urimo kugera. Yesu nashimwe cyane. Rero niyo mpamvu Yesu yavuze kugutitiriza, yavuze kukutarambirwa, yavuze mu gihe cyo gusenga yuko umuntu agomba gukomeza gusenga ntarambirwe. Igihe yavugaga kuri ba bashuti batatu, aravuga ati ngo ariko ngo kuko ngo yamutitirije, ngo biramubyutsa, kuko amurembeje. Kuko amurembeje, ngo biramubyutsa, ngo amuhe icyo ashaka cyose. Ikibazo dufite nuko tutarembya Imana. Ntabwo Imana tuyirembeje. Ariko nurembya Imana, kirango niko babivuga, nurembya Imana izagera igihe iguha icyo ushaka cyose. Amen. Ikibazo ni twadusengesho, usenga iminota 5, iminota 10, iminota 20, iminota 30, kumva wakoze igitangaza. Rembya Imana, titiriza, reka kuva ku izima. Reka kuva ku izima, komeza wegera Imana, uraza kugera imbere y'Imana. Kandi imbere y'Imana niho hari imbaraga zishobora byose, niho hari imbaraga zikora byose, niho hari gusohoza kw'amasezerano. Ibyo wasengeye byose niho hari kubisohoza. Aho niho Imana ikorera ibikorwa byo gusohoza amasengesho y'abera. Mana, ndagushimiye kubw'ijambo ryawe, ugize neza Uwiteka. Reka aya magambo, reka agira hadukura kandi agira hadushyira. Mu izina rya Yesu, reka tugire imbaraga zo gutitiriza, reka tugire imbaraga zo kukwegera, reka tugire imbaraga zo kutava kwizima kugeza ubwo usohoje cyangwa ukoze ikintu cyose tugusaba. Kristo, ndagushimiye kumvise gusenga kwacu, tubisaye twizeye izina rya Yesu. Amen. Amen.